wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye. Bakunzi ba radiyo Rwanda, uyu mwanya murarikiwe gukurikira ikinamico Umwana wanjye ishema ryanjye, amahirwe akomeye ku babyeyi n'abarezi mu kwiga gukangura ubwonko bw'abana bacu no kubatoza imico myiza harimo gusoma no kwandika binyuze mu mikino. Yemwe abo kwabikora yemwe yemwe ya ukoma yego nige uva biko ubwo koko muri mu nzu muriryamiye mutazi byabaye. ese ni wowe muriho? Ni je wenyine umva nimugire vuba mujyana uyu mwana kwa muganga. Ayiwe umwana wanjye baye iki? Umwana wanjye baye iki? Ubaye iki kiza we ubaye iki? Ariko so ubundi reka mbabaze ni gute mujya mu nzu mugakinga nijoro kandi muzi ko mutari kumwe n'umwana wanyu niko muke ibyo koko niko shaki ubaye iki? oya mwimubaza byinshi reka iyi ni imitwe kugira ngo rwose dukunde tumureke agaruke mu nzu. Umva urarara hanze nyine niko nabivuze. ariko biko nta soni ari wowe nareka imitwe ubwo nimubona ko umwana arimo kuvirira nako. Ayiwe Imana ishobora byose we uyu mwana wanjye akomerekejwe n'iki muri hano we uyu mwana baye iki koko? uzi koko ko yakomeretse byamaye ni n'uwari umwana wanjye ibintu koko. Umva nimugire vuba ahubwo mumwihutane kwa muganga. Ubwo muzi ko imbwa zose muri ubu marabwibwa bushobora no kumugera mu nze ku mutima. Yeba bamanwa za mama we bazerekeza yewe mureke mbabaze tubaze rwose ni gute mutinyuka gukingira n'umwana hanze kugeza ubwo ashaka kurara mu rutoki none imbwa zikaba zamuriye. ariko se koko n'imbwa zimuriye none se abantu bangira umwana ibi niki aya amenyo y'imbwa byose umwana arashiza izi sinzara reba neza ayiwe muri hano we murirwa mubaza sigese uzimwamuyeho numva atakira mu rutoki rwanjye kandi uretse n'izo mbwa mwe musohora umwana ngo arare hanze muzi ko habura abamugirira nabi. nyamara nkubwira biko nkubwira ngo ureke kumuha igihano cyo kumusohora ukanga kunyumva yiwe kiza ngwino mwana wawe ariko se wumvaga hari ikindi gihano umwana akwiye uretse kumusohora akara hanze? Umwana uramutuma aho yagiye ngo asohoze ubutumwa akagenda akabiyo akagorobereza iyo ngiyo urumva sha uzongere sha zizakugabagabana zikumare. nuko uvuze dore noneho ibivuye mu bihano mwahaye umwana imbwa ziramuriye mugiye gusohora amafaranga mumuvuza munahagarika ibindi bikorwa byose mwakabaye mukora mu gihe mumwitaho. ubwo urumva igihe ngicyo atari igiho uyu cyakora nawe nizere ko atazongera gukora amakosa. Ibi byose ni amakosa yawe sha urumva ki mama we yagwanagora yagira umenye ko ari amakosa yawe. Uyu mwana ukubagana kuri yari kowe wamushoboye. Biko amakosa na yawe gute se ngo gute guhanisha umwana kumuraza hanze ntubona ko byamukize mu byago byo kuribwa n'imbwa? wavuga wagiye narubi umirwa icari yamuraje hanze se ahubwo atabanje kumuza no kumugaburira imbwa n'izikuyashonje. ubivuze rye mbese uwo munwa wawe nawe wawuhizo ngashaze kawuryo we nivuze ryawe ryashe urumva ubundi nk'ibyo nyibe niwe ubikubajije soni uramere ibanga ry'urugo. reka njye mvuga ibiriho ariko se aho mwakabaye mwitegura ngo mwihutane umwana kwa muganga noneho mutangiye intonganya. mumbwirira rwose ubu se tugiye kuri ijoro tuvuza ubu si ni inyungu uwo mugabo njyewe yarananiye nta umunsi namubuza nk'umwana habiri ariko ntajya nyumva biko warananiye reka ariko biko ndakumva umubyeyi mwiza ntabwo ahana umwana amuha ibihano bibabaza umubiri we cyangwa bikomeretsa umutima. nta nubwo aho umwana ibihano bibangamira uburenganzira bwe kuko ibyo ntibimukosora. mumbwirire muriha mumbwirire ariko kuki ubushaka ngo ndireba je njyewe umwana ejo nakura nabi uzasanga muvuga ngo njyewe bikorana neze nabi. igiti kigororwa kikiri gito urumva kigororwa kikiri gito nibyo ibyo ndabyemeye ariko se iyo kigoroye nabi cyo gikura gute ahubwo ntikiba kikinakuze reka mbikubwira. umwana wanyere kumwubakamo umugabo uhamye umugabo yes hanyuma suriya mwana imbwa zariya zavamo umugabo ati mbwira azavamo umugabo ati azamuvamo rwose
buriya ubutaha azamenya guhangana n'izo mbwa natabikora kandi azirinda gukora amakosa nyine. ngaho nyumvira ko none ariko biko uko ni ukurira cyangwa ni ukuroga? ariko se muri reka nkubaze ko numva unenga uko mpana abana banjye waba wubahana. iyo mbahana simbahanisha ibyano rwose. yego de urababwira uti nuko sha mwakoze neza nimuze mbahembe ukajya kubagurira imigati n'imyenda uti n'ejo muzongeresha abana beza. oya si ibyo nawe aha ngaho mbwira aho wabereye wigeze ubona abana bo kwa muri hano bakora amakosa? aha urakoze cyane muke. hanyuma se njye abanjye baretse gukora amakosa mbahana ntacyo bakoze. si icyo mvuze mwumve nabi biko si uko batigeze bakosa ahubwo niyo bakosheje abahana yirinda kuba ibihano bikomeretsa umubiri cyangwa se umutima. urakoze rata muke biko ngewe umwana iyo akoze ikosa simuhanisha ibihano bimukomeretsa, ndamufata nkamuganiriza nkamusobanurira ingaruka z'ikosa yakoze. njye se simbikora mukubita mwibutsa ko kubunga bizatuma abikira arakandura ingeso mbi ubundi ngakubita urumva nkamubwira ni gusuzugura ababyeyi si byiza sha nkasohora nkaraza hanze ibintu nk'ibyo ngibyo. ibyo rero aho kugira ngo bifashe umwana ahubwo biramwangiza bikora we ibyo nibyo utari ubizi. ntabwo ngewe mukubita ndamuganiriza ku ikosa yakoze maze nkamwereka ingaruka zishobora kumugiraho, yamara kumva ikosa yakoze agasabira imbabazi ndetse tugafatira hamwe ingamba z'ukuntu atazabisubira. yego ibyo gusa cyane pe kandi rwose bikarangira yishimye ndetse ntazanabisubire kuko yamaze kumenya ko ari bibi kandi byamugiraho ingaruka runaka. akagenderaho nta n'akanyafu cyane rwose niba utaramumwirije ngo nawe yumve uko biryana utanamumuraje kuko nibura inshuro imwe iyi ngiyi imwe koko. ariko biko none se reka nkubaze mbaze aho bakubita uriya muhungu wawe umuraza hanze amakosa yakoraga yari yaretse burundu? igicucu wagira ngo ahubwo uko ngikubise nkibwiye ngo ugenda wongere sha niyo mpamvu rwose ngenda nkazi ibihano. ubwo utazamwica amaherezo biko rata aho kubireka arushaho kumutinya yabaye igikandi. umwana ntakivuga yirwa yigunze nako birababaje pe. ceceka ariko banyibwira muravuga atari yahaguruka ngo abahunge yigendere ngo iki yigende umwana wanjye akajya kwama iwabo rero. yego rwose ariko ko bikora yigira ibintu nyinshi yibagije ko cyiza yerutse kutubwira ko umunsi umwe azava mu rugo akigendera ntiyabivuze n'ubizi se. none nawe reka kuvuga gutyo ibyo sinakwemera ko biba ku mwana wanjye urumva erega niyo mpamvu nanjye nyine mbashaka kumushyiramo igitsure muri ubwo buryo. si igitsura ahubwo ni ukumuhahamura. niba se yaratangiye gutekereza guhunga umuryango wanyu urumva hasigaye iki biko? urumva bitoroshye pe kuri ibyo mbwira nabyumvise ni ukuri numva rwose nakoraga amakosa ntabwo nzabyongera rwose ariko urabizi muri hano kuva ubu ngubu ngiye kugira umujyanama w'ukuntu najya nkosora abana banjye ku buryo mbarera mu buryo rwose budahutaza. ni ukuri pe ugiye kujya ungira inama biko nta kibazo rwose nanjye ndahari. ni ukuri pe muke niki wagize vuba tukajyana uwo mwana kwa muganga oya nimugire vuba namutunganyije namurangije gira use tumuterure none no kurenda tumuhetse mana gira vuba nimugire vuba dore umwana ameze nabi nagatangaye rata muri ha ndakumva njya mbona abana bawe ukuntu bahora bishimye mushyikirana neza nkayoberwa impamvu naho buryo ni ukubera uburyo mubaho mu burere. yego rwose pe maze rero muri ha uranyigishije kandi numvise naho ubundi kubita imfubyi wibwiriza kurira isomo ndaribonye. muke nyarutsa tujyane umwana kwa muganga muzane rwose. mubyeyi niba umwana akoze ikosa muganiriza umusobanurire ikosa yakoze n'ingaruka yaryo mufatire hamwe ingamba y'uko atazarisubira bityo umwana azumva ikosa yakoze yirinde kurisubira kandi akomeze kwigirira icyizere bikomeza umurunga w'urukundo ubusabane n'ubwisanzure hagati yanyu akurana urukundo n'urugwiro bityo nawe bigutera ishema. Iyi kinamico mwayigezwagaho na Imbuto Foundation muri gahunda y'umushinga uburezi wacu ushyirwa mu bikorwa ku bufatanye na World Vision na Humanity and Inclusion ku nkunga ya USAID.